Hey, nitwa Benir Benjamin. Wari uzi ko kuri Spotify indirimbo ibihumbi birenga 100 bisohoka buri munsi, ariko indirimbo nkeya muri izo ndirimbo nizo ziba hit, nizo zimenyekana cyane. Waba uzi impamvu izo ndirimbo nkeya zibona hit zikamenyekana zisigara mu mitwe y'abantu, izindi ntizibikore? Reka tubirebere hamwe uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe impamvu ushobora kwandika indirimbo ikaba yamenyekana, cyangwa se impamvu ushobora kwandika indirimbo ikaba yagira melody nziza isigara mu mitwe y'abantu mu gihe umuntu ayumvishe bwa mbere. Stay tuned, ukore subscribe, hanyuma mubwire izo mpamvu uraza kuzumva. Ushobora gutekereza ko indirimbo ishobora kumenyekana ari indirimbo irimo amanota menshi cyangwa yarangije mu buryo bukomeye cyane, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bimeze. Ahubwo indirimbo ishobora kumenyekana usanga iri simple cyane, iri mu tuntu tworoheje cyane. Uzi ko izi ndirimbo ahanini ziba zifite n'amanota make cyane. Ibaze wenda urugero nk'indirimbo yitwa Happy Birthday to you cyangwa se n'izindi, usanga zifite amanota makeya ariko ugasanga zaramenyekanye, zageze ahantu hakomeye cyane. Izi ndirimbo ahanini usanga zifite amanota yoroheje, kandi ayo manota agasigara mu mitwe y'abantu mu gihe bayumvishe, kandi ugasanga ni indirimbo umuntu wese uko yaba angana kose, imyaka yose yaba arimo, iyo ndirimbo akayikunda, ugasanga arayikunze cyane. Iyo ukoze indirimbo ukayihimba ifite melody iri simple cyane, bituma umuntu wese yumvishe isigara mu mutwe we kandi akayikunda, ku buryo ashobora kuvuga ati reka nongere numve ya ndirimbo, kubera ko iyo ndirimbo nubwo yanditse nyine ifite melody zoroheje, atari ibintu biri bumuvange mu mutwe, akaba ari indirimbo iri consistent, imeze neza, itari indirimbo irimo ibintu byinshi. Iyo ndirimbo ahanini isigara mu mitwe y'abantu. Hanyuma nanone, nubwo tuvuze ibyo ngibyo, ntabwo kuvuga ko indirimbo igomba kuba yoroshye, iri simple, ari ibintu bigomba gutuma melody yayo iba boring. Bivuga ngo ntugatume ukora melody iri boring nyine mbi cyane ngo nuko ushaka ko biba simple. Ahubwo ugomba gukora indirimbo yanditse neza, ahubwo ifite melody nyine nziza iryoheye amatwi, kandi ifite injyana nziza, icyo bita rhythm nziza cyane, ifite n'amanote bijyana, ugasanga rhythm irimo ndetse na note zirimo, ugasanga ni ibintu bihura. Icyo gihe niyo ndirimbo igomba kuba nziza nubikora gutyo. Kandi ikindi, ugomba kwita ku guhimba indirimbo ugenda usubiramo akantu k'ingenzi keza muri iyo ndirimbo, ukagenda ugasubiramo kenshi kugira ngo umuntu uyumva imusigare mu mutwe akantu uri kuririmba ugenda ugasubiramo kenshi, ugasigara mu mutwe w'umuntu. Ariko nanone ntubigire boring cyane ngo ukore ibintu biri butuma abantu biba disturbing mu mutwe. Ugomba guhimba indirimbo irimo amagambo, ariko nanone ikagenda igaruka, ukagenda usubiramo akantu runaka kugira ngo ako kantu gasigare mu mutwe w'umuntu. Ntabwo melody nziza bivuze gucuranga neza cyangwa se kwaranja ibintu byinshi cyane, ntabwo bivuze gucuranga ibintu byinshi, ahubwo biravuga ngo melody nziza, ese waririmbye ute ugendeye hamwe n'umuziki wakoze? Niba umuziki ucuranze ukaririmba neza muri uwo muziki, ukawugwamo neza, ukaririmba ibintu bizima bigendanye n'uwo muziki, ibyo bintu bizatuma melody y'indirimbo iba nziza, umuntu uzayumva imusigare mu mutwe. Tuvuge niba uririmbye indirimbo ukaririmba iyo ndirimbo, ariko melody ugasanga ntabwo melody uri kuririmba nyine zihura n'amanota uri gucuranga, ukajya uririmba ibintu biri boring, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ibyiza ni ukuririmba indirimbo melody ikaba ihura n'ibyo uri gucuranga n'umuziki uri kuririmbiramo, hanyuma indirimbo ikaza kuryohera amatwi y'umuntu yumva. Nujya kwandika indirimbo uzahitemo injyana nziza, injyana izatuma bihura neza n'igitekerezo cy'indirimbo ufite. Indirimbo ufite niba ari indirimbo iri emotional, ituma abantu nyine bishima cyane, uzarebe ku bigendanye n'ama major chords, ibintu bya majeri. Hanyuma nureba indirimbo ushaka kubwira abantu ibintu biri bubarize, ibintu biri butume nyine batekereza ku bintu uri kuvuga, biri nk'umuntu ubabaye, umuntu ushaka kuririmbira abantu bababaye, aho ngaho uzafata indirimbo, wandika indirimbo iri muri minor. Nuvuga ngo niba ugiye guhitamo indirimbo, ugiye guhitamo amanota wandikamo indirimbo, ugomba no kureba ku kintu ugiye kwandika, ku ndirimbo ugiye kwandika,
ukavuga uti niba ari indirimbo yari sadness y'agahinda, indirimbo iraba iri muri minor. Niba ari indirimbo y'ibyishimo, indirimbo iri muri major. Niba ari indirimbo wenda y'agahinda nanone, indirimbo iri muri blues. Niba ari indirimbo y'ibyishimo, indirimbo wenda iri muri 7. Ntabwo uzafata indirimbo y'agahinda ngo uyishyire muri 7. Ntabwo uzafata indirimbo y'agahinda ngo uyishyire muri zuru. Oya, niba ari indirimbo y'agahinda yigire slow, yigire blues, yigire nyine uhitemo rhythm na groove bitewe n'indirimbo ugiye kwandika, kugira ngo umuntu nuyimuririmbira azumve iyo ndirimbo yakongera kuyumva. Hari igihe ubabaye wakumva injyana y'umuntu kumva wakomeza kuyumva, ariko wakumva n'indi ukumva ntiwakomeza kuyumva. Ugomba guhitamo rhythm y'indirimbo cyangwa injyana y'indirimbo bigendeye nuko iyo ndirimbo imeze, mood y'iyo ndirimbo, hanyuma ukabona kwandika ya ndirimbo. Hanyuma ibyo bintu tubonye tumaze kubona ugomba kubikoresha wifashisha kwandika indirimbo nziza abantu bazumva. Biba byiza iyo uhimye indirimbo ugahita uyiririmbira umuntu cyangwa abantu runaka ukayibaririmbira kugira ngo urebe uburyo bari buyakire, wakumva bari kuyishima, bari kubyishimira, ukabona kuyikomeza, ukaba wayirekodinga ukajya muri process zo kuyishyira hanze, ikaba indirimbo abantu bose bazumva. Ariko ndakwinginze ujye ukurikiza tips, wandike indirimbo nziza abantu bashobora kukumva bagakomeza bakazumva ndetse ikasigara mu mitwe yabo. Niba ukunze iyi video ukaba wumva ugiye gutangira kwandika indirimbo nziza, bimbwire muri comment, hanyuma ukande kuri notification, ukore subscribe kugira ngo nzashyeho ibindi biganiro bigendanye no guhimba indirimbo uzabibone ku gihe. Hanyuma ndakwinginze kugira ngo ntubure gusharinga inkuru ku bantu bawe, ubabwire uburyo bashobora kwandika indirimbo nziza. Thank you for following me. Stay tuned on my channel. I'm Coach Benjamin. Subscribe, share and comment. Thank you. Burya ngo umunsi w'ubukwe ni ingenzi kandi ukwiye kuba uw'amateka atazibagirana. Hamwe na Ingoma Art ishimira umunsi wawe muri uyu mwaka wa 2025. Ingoma Art ubukwe bwawe yabugize ubwayo. Ingoma Art dufite umwihariko wacu mu kuryoshya ibirori. Dufite band nziza y'abanyamwuga mu gususurutsa ibirori, dukora decoration ndetse tukanashyira amatara ahakorewe ibirori, twambika abageni, dufata amafoto meza kandi tugakora na video z'ubukwe, dutanga imodoka zitwara abageni n'abatashye ubukwe, dufite ababyinnyi b'imbyino gakondo, aba MC, abatahira, abasaza n'abandi bagufasha kuryoshya ibirori byawe. Akarusho kandi iyo uguze serivisi ebyiri tuguha impano ya invitation 300 zo gutumira inshuti zawe. Wagura serivisi 3 ubwo tukakwishyurira 50% ku modoka zagenewe gutwara abageni mu birori byawe. Nukorana natwe ibirori byawe bizagusigira amateka atazibagirana. Ukeneye kutuvugisha waduhamagara kuri 079 2404 23 cyangwa 078 95 70 274. Hamwe na Ingoma Art ishimira umunsi wawe w'ubukwe.